Masabo yakomeje gukora akazi k'ubukarani agira ngo arebe ko yazahura na Muhirwa. Muhirwa nawe uko yakomeje kwiruka yageze hagati arahagarara, atangira kureba imbere n'inyuma yibaza aho yerekeza biramuyobera. Ariko yaje kwigira inama aravuga ati reka nsubire inyuma ngende ndeba aho naturutse, wenda nshobora kugera kuri ya resitora naturutseho. Yasubiye inyuma akomeza agenda ashakisha ariko ku bw'amahirwe arahagera. Yarahageze ariko asanga Masabo ntawe uhari. Yarebye muri resitora abonamo umumama arinjira aramusuhuza. Aramubwira ati nari nje gusaba akazi. Umumama aramubwira ati nta kazi gahari. Muhirwa aramubwira ati reka njye ngukorera isuku umpembe ibyo kurya. Uwo mumama abyumvise yaramwemereye atangira gukora, ariko we yumvaga ko Masabo azagaruka bakabonana. Masabo aho yikoreraga imizigo yaje kubona undi musore bakorana batangira kuba inshuti. Uwo musore aramubwira ko yaza bakabana mu nzu kuko we yari uwo muri icyo gihugu. Babyukaga mu gitondo bajya mu kazi bagataha nimugoroba. Masabo ntabwo yongeye gutekereza gusubira kuri ya resitora. Muhirwa nawe yakomeje gukora ategereje ko Masabo yazagaruka ariko araheba. Yabonye atakomeza gukorera ibiryo yaje gusezera nyirabuja aramubwira ati warakoze ariko ngiye gushaka ahantu ndebe ko nabona akazi kampemba umushahara. Ariko nyirabuja kubera ko yari yakunze Muhirwa yabonye ari umusore w'imico myiza aramubwira ati guma aha ngaha nzajya nguhemba amafaranga. Hanyuma Muhirwa yaramubwiye ati se ko nta hantu ngira ho kurara wareka nkajya ndara muri iyi resitora? Nyirabuja yarabimwemereye ariko yumva agize amatsiko yo kumenya byinshi kuri Muhirwa. Umunsi umwe nyirabuja yaramwicaje aramubwira ati ndumva nshaka kumenya byinshi ku buzima bwawe, mubwira ntacyo umpishe. Muhirwa yatangiye kumubwira byose kuko ntacyo amuhishe. Nyirabuja yumvishe amugiriye impuhwe, amubwira ko nawe umwana mwiza azamufasha. Muhirwa yakoze atikoresha, umuntu uzi icyo yashakaga, yakoraga akazi neza ku buryo nta kintu na kimwe mu byamurebaga ugomba kumubwira. Ibyo byatumye nyirabuja amukunda cyane. Muhirwa yari umusore mwiza kandi ugira ikinyabupfura, bigatera abantu benshi kumukunda cyane. Nyirabuja yaje kumuvana mu gukora amasuku, amubwira ko noneho agiye kujya yakira abakiriya. Muhirwa yarishimye kandi aramushimira. Yatangiye kwakira abakiriya, atanga serivisi nziza ku buryo iyo resitora yaje gukundwa cyane, igira abakiriya benshi. Nyirabuja arabyishimira cyane. Muhirwa yaje gusaba nyirabuja ubufasha, amusaba ko yamufasha ko yabona ibyangombwa ku buryo yajya ajya aho ashaka nta rwikekwe. Nyirabuja yarabimwemereye, yaje kumufasha kuko ibyangombwa arabibona. Iwabo wa Muhirwa bari bararize barihanaguye kuko bari baramubuze bayoberwa n'irengero rye. Muhirwa yatangiye gushaka uburyo yavugana n'iwabo akababwira ko akiriho kandi ameze neza. Gusa ntibyari byoroshye kuko n'iwabo nta telefone bagiraga ngo yabahamagara, ariko akomeza ashakisha uko yazabamenyesha ko akiriho. Muhirwa yaje gukomeza akazi, noneho rimwe nyirabuja akajya amuha amafaranga akajya guhaha ibyo bakoresha muri resitora. Masabo nawe yakomeje akazi ke k'ubukarani ariko icyizere cyo kubonana na Muhirwa cyagendaga kiyoyoka. Abo basore bombi buri wese yakomeje gukora akazi ke, ubuzima burakomeza. Muhirwa yaje gukundwa cyane na nyirabuja kuko yamubereye umukozi mwiza cyane. Umunsi umwe ari mu gitondo yaje mu kazi aramubwira ati Muhirwa uri umukozi mwiza, ndashaka kugushakira inzu uzajya ubamo
uretse kurara muri resitora. Muhirwa yaramushimiye ariko atangira kumva ari ibintu bidasanzwe kuri we. Muhirwa yatangiye guhinduka bigaragarira amaso ya buri wese, aba mwiza cyane, atangira gukundwa n'abakobwa benshi, ndetse abenshi bazaga kurira muri resitora ari we baje kureba. Nyirabuja yatangiye kumufuhira ndetse cyane. Nyirabuja yaje kubwira Muhirwa ati hari ahantu ushaka ko tujyana, utahe hakiri kare witegure tuzazinduka. Ariko kuko Muhirwa yari umusore ugira amakenga, yaramubajije ati aho hantu ni hehe kandi ni iki tuzaba tugiye gukora? Wakoze cyane kubana nanjye, iki ni igice cya 3 cy'inkuru, tuzahure mu gice cya 4. Niba nawe wakunze ikiganiro ntugende udakoze subscribe, kore share, ukande ku nzogera kugira ngo tubane umunsi ku wundi. Bye bye, ndabakunda.